ati uyu mwapotere aradukorera ni kandi ari icyitegererezo mu bapotere bo muri iki gihugu ati ye ni icyitegererezo atari ko si icyitegererezo cyanyu ni icyitegererezo cyacu ndamubaza kuri kubashushanya ako karongo ati tegereza uraza kubibona nahise numva afashwe n'umwuka wifuhe muri ayo makuru mpamagara data hasohoka abadamu hasohoka abasore hasohoka abagabo bose bahagarara ku muryango Imana irambwira ngo kanura urebe mo hagati yabo haturukamo umusore uwo musore yari afite ibintu bitatu yari afite kashe afite marikeri afite n'intuza marikeri y'ikaramu afite na kamera Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi b'Iriba ry'Abera TV Imana irahari TV turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bari hirya no hino mwese turabasuhuje tugira duti amahoro y'Imana abane namwe waba dukurikiye ufite uburwayi cyangwa ufite ibibazo bitandukanye ndakumenyesha ko mu ijuru hari Imana kandi iyo Mana ishobora byose ni Imana nyamana ntiyaguhana ntiyagutererana nubwo ubona ko we byakuyobeye ariko Yesu agufitiye igisubizo nuko tuje rero kuri uyu mugoroba imbere yacu urahabona abakozi b'Imana basizwe amavuta n'Uwiteka Imana kandi bahagaze neza muri iyi minsi sinashidikanya ko no mu gihe kizaza bazaba bahagaze neza nibyo tugwaye ikaze rero kugira ngo dutangirane nawe kandi tuze gusozanya nawe reka tubakire abakozi b'Imana muraho neza Shalom 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 yego hanyuma uyu munsi wa none si ubwa mbere twakiriye umukozi w'Imana nibishaka Theogene ku Iriba ry'Abera TV mbonero no kubwira abantu ko ni sheni yiwe ni sheni y'umuhanuzi nibishaka Theogene ndagira ngo munyarukire mukore subscribe like share ndetse na comment mudushyigikire nkuko mutahwemye kugaragaza urukundo ku buzima bwiwe ariko nkuko mubibona mbere ari kumwe n'undi mukozi w'Imana ndagira ngo abibwire yenda Theogene baraza guheruka abasuhuza reka nsabe umuhe microphone atwibwire tumenye amazina yiwe n'abadukurikiye bamenye ngo bari kumwe nandi murakoze ndi kumwe n'umukozi w'Imana ni umugabo ubona ko azi kwivuga reka tukwakire wibwira abantu bagukurikiye ku Iriba ry'Abera TV nyuma yo kuva mu kavuyo twafashe umwanzuro wo gufunga murakoze data yanyise Hategeka Imana yego padiri anyita Claude shehe anyita Bobakari nanjye niyita Mbeba y'Inzungu ngira ubuntu rero bwo guhura na Yesu Kristo anyita Zakayo buri zina rero rifite ubuhamya n'icyiciro cyabwo ariko nuko ndeshya ndi umugabo wubatse mfite umudamu n'abana babiri nubwo mu Kinyarwanda nta muntu ujya ubara abana ariko n'abahungu n'abakobwa nishimiye kuba ku Iriba ry'Abera yego Imana iduhana umugisha amen urakoze cyane komeza wadufasha ukabwira abantu wenda gatoya impamvu y'izina Imbeba y'Inzungu kuko njyewe n'ubwa mbere nkubonye gutya live ariko hari ahantu hari cano ntibuka nigeze nkubonaho iryo zina ndisangaho ariko wabwira abantu badukurikiye ese izina Imbeba y'Inzungu bisobanura iki mu mateka yawe murakoze mu mateka yanjye buriya aho tuvuka aho tugenda cyangwa se aho dukurira navuga ko izina Mbeba y'Inzungu rishingiye ku buzima bw'isi ariko nanone ni izina niswe binyuze mu kumva navuga nk'ijwi ry'Imana
ni izina ryamanukiye mu kiganiro twari twakoranye na Irene Murindahabi muri bya biganiro bya kera najyaga nkora. Icyo gihe Irene yari yansuye mu rugo asanga mpetse umwana mu mugongo, nibwo bwa mbere nari ntangiye kugaragara mu itangazamakuru. Noneho Irene rero ambajije izina ry'ubuhanzi, numva muri jyewe hanjemo izina ryitwa Mbeba y'Inzungu. Gusa nyuma naje gukurikirana imbeba, usanga imbeba duhuje kwirema kw'abasirikare mu mubiri. Buriya buri gasimba kose Imana yagiye irema yagiye igaha imbaraga n'ububasha ku mwana w'umuntu. Imbeba rero ni kamwe mu busimba kacika ku isi natwe tukazimira. Kwa guhuza kw'abasirikare mu mubiri rero, reba inkingo watewe ukuntu zingana: kokorishi, imbasa, igituntu, akaniga n'izindi za covid. Buriya ruriya rukingo gihe rujya kungeraho babanje kurugeragereza ku zindi nyamaswa. Inyamaswa ya nyuma rero yegereye kwirema kw'abasirikare mu muntu cyangwa se serire zanjye ni imbeba. Iyi imbeba ikize nanjye ndakira, iyo ipfuye nanjye ndapfa. Bivuze ngo Imana yatanze Yesu Kristo nk'impongano y'icyaha ku mwana w'umuntu, ariko ishyiraho n'imbeba iravuga ngo mwambe bamwe muzabe ibitambo ku bantu binyuze mu nkingo. Imbeba rero icyo ni kimwe. Ikindi, imbeba ni agasimba kororoka ku isi. Buriya imbeba ebyiri, ingabo n'ingore, iyo zinjiye mu nzu mu mwaka umwe zibaye 1,140. Ikindi, hari imbeba ziribwa, izo bita sumbirigi. Izo zo zanamvuye bwake mu gihe cyashize, kuko ku bwa Rudahigwa zatanzwe mu gihugu cyose. Abana bari bafite ibibazo bya bwake, kubyimba amatama, umwe muri abo bari barabyimbaganye. Bajyaga bazidutekera hariya i Butara, bazi Butara aho bita mu Irango kuri centre de santé yaho. Noneho bakaza baduha imwe mu gitondo, indi saa sita, indi nimugoroba, bakatuvangiramo wenda n'akavange n'utuntu tw'utudodo. Nko mu kwezi kumwe abiri umwana wari ugiye gupfa ukabona atangiye kugenda agarura ubuzima. Hakaba rero imbeba noneho zifasha abaganga, ababazi bize ibintu bi psychologist, abantu bize uburwayi buri santé mentale. Hari uburwayi bita ADHD bw'amarangamutima. Izi mbeba rero cyane cyane muri Mexique niho ziba zifasha nyine abaganga kuvura bene ubwo burwayi bw'amarangamutima. Hari izindi rero zitozwa mu gutegura ibisasu, ibi byo mu butaka bigira poudre noire, kuko imbeba nyine ni ishomba byuma, ariko zo ziba zaratojwe ko aho iyo hari igisasu irahazenguruka. Iyo hazengurutse rero abayitoje bahita bamenya ko aho hantu harimo kabutindi. Imbeba nayivugaho byinshi, ariko n'agasimba navuga kicwa cyane bitewe n'imiti inganda zikora, ariko niwo mwimerere nyine umuntu navuga ko ni nk'umuzima mubi yarahawe. Niko navuga muri rusange. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo niyo nkomoko y'izina Imbeba y'Inzungu. Okay, Zakayo, reka njye nkwite Zakayo, ni nakwita iryo ngiryo, nizere ko bitari bukubangamire. Nta kibazo. Uragira uti mukozi w'Imana Theogene, ndakuzi, ariko mu by'ukuri tuzwi n'abantu benshi ko Bibiliya ivuga ngo nuko mumenye ko muri inzandiko zisomwa na buri wese. Urambwira uti ariko icyo nshaka kuvuga ndakivuga turi kumwe. Natinye ariko ndavuga noke njyewe nkundu ncyaha, niba runenga kanenga setu, niba ruvuga ati songa mbere, ubwo nibyo. Mu magambo make ndagira ngo ubwira abantu badukurikiye tuziranye gute? Theogene tuziranye kera. Tuziranye kera za 2016, 2015. Kuko hari igihe ubona umuntu bitewe n'ubutayu arimo, ukabona acaho nawe ugacaho. Kuko jyewe menya Theogene ni ahantu habiri.
abazi kwa Masasu hari urusengero ruhari, ariko ruriya rusengero bakiri mu bintu by'ibishushanyo n'ibiki, hari ubutayu bwabaga munsi ya ruriya rusengero. N'ubu buracyari ubutayu, ariko n'ubutayu ubu kwinjiramo ndumva barashyizeho wenda nk'akantu nyine ko gutuma winjira igihumbi. Gusa hariya twajyaga tuhasengera ari mu bihuru, ariko mo hepfo hari ahantu hari ikintu cy'ikigina, ndumva cyari niba hari igiti cy'umuko abantu bajyaga bazenguruka, ikintu cy'umugina, hari akantu k'agashyamba ku buryo warazengurukaga ukabona kuzamuka aho ruhuru rigabanira na ntuza n'akarukungu, ndahazi hari agashyamba. Hariya hantu rero narahakubonye, kandi hari umuntu wari uri guha mesaje ariko uri mu guhanura. Mu by'ukuri jyewe ntabwo nabaga naje gusenga, kuko ntabwo nari bwamenye gusenga neza icyo ari cyo, kuko buriya hari ukuntu Imana igufata ariko ugasa n'andi maboko agufashe, kuko gihe nari umusilamu. Nubwo hari amakuru Imana yajyaga ima, ariko nakundaga kujya gusengera mu butayu. Icyo nkwibukiraho cya mbere ni uko hari ijambo wigeze guhanura, niba ryaritwaga Sando, niba yari amagambo ane. Nagiye mfata ku bahanuzi batandukanye, ryitwa Zopaya, ryitwa Sando, n'iryitwa niba ari Grere, na Shine, niba ari Shine. Rimwe muri iryo ndumva nararigukuyeho ryandika ku rupapuro. Kuryandika rero nta kindi numvaga nshaka kumenya Imana ivugana n'umuntu gute. Urwo rurimi ni rurimi, urwo rurimi baruvuga gute, barukura hehe, babyumvamo gute, nkumva n'ibintu ntari gushikira. Naho isura yawe nayikuye, sinakuvugishije, naho nayikuye. Ntangira gusenga, nsengera ya magambo ane, kugira ngo nibiba ngombwa ko naba umuhanuzi nawe ujye uyavuga, nzaturike giura ndi nk'ahantu runaka vuge nizo paya. Imana iravuze. Ariko nanone nkagira ikibazo muri jewe. Ese araba ariyo nkumva umunsi nahagurutse nkatangira kuvuga zo paya, kandi atari Imana ivuze. Kandi ku ruhande hari abandi bahanuzi bo babasha kureba, kuvuga, bakumva imvugo y'Imana. Imana ivuze urabimenya, niyo umuhanuzi akuvangira urabimenya, kuko connection y'abanyamwuka hari ibintu isenya, ni nka sirikwi. Ukuvuga ako kantu nako ko kumva ko bazandondora mu bandi nkakozwe isoni, numva nabyo ntago birimo. Mfata icyemezo cyo kubireka. Abireka ndavuga niba ari iby'abarokore bizasohora. Rero naje gukizwa neza n'ubundi buhamya, ku buryo nahuye na Yesu asanze mu Giporoso hari imodoka zinjirira, nunamye mu mahembe y'akavero moteri, mfite 2600 saa 3:40 za mu gitondo. Turavugana byinshi, ariko ntabwo avuga nk'uko twe tuvuga. Yesu arihariye, Yesu avuga neza. Yesu afite iyo kuvugana nawe gusa, kuko umuntu aba yaranyuze muri byinshi. Ndi umuntu wanyuze mu Kanyaru, ingona zincira uruhande, ubwo n'ubundi buhamya ntizandya. Ndi umuntu winjiye munsi y'amapine Kabeza, ubwo ndavuga impanuka, sigara ndi muzima. Ndi umuntu wanyuze ari uburozi naraburiye. Ibyo byose n'ubwo Imana yabinkuyemo. Nta kintu mu buzima cyanejeje nko kumva ijwi rya Yesu Kristo bwa mbere, atari umuntu yohereje, atari irindi jwi, ari we wenyine uje, nkabanza kumva inkuba, nkumva imirabyo, nkumva ibintu bihinda mu matwi yanjye. Mvaho nari mpagaze, urabona hariya ku marembo ya gare, iyo ukomejemo hirya hari urusengero rwitwa Desera, ndahazi. Hariya rero hari hakiri itaka, hari igiti twajyaga tujya kwihagarikaho. Nagiye hirya yacyo, numva Yesu neza, Yesu avugana nanjye, aramanutse. Za mpano rero najyaga nsengera, Imana irazima, ndayishimira. Noneho ahandi dushobora kuba twarahuriye ni hano mu Izindiro, ari umupasiteri witwa Kibonge, yari afite icyumba cy'amasengesho.
hari message Imana yaguhaye. Jewe nari imaze iminsi iri muri nta nubwo ari n'imisi, nari imaze nk'imyaka nk'ibiri n'amezi ane. Kibonge ndahibuka twarabanye, Kibonge twarabanye. Imyaka 2 n'amezi ane ntafite ahomba, ntafite icyo kurya. Umva hari abantu bashobora kuba wenda batazi ubuhamya bw'abantu, ariko hari ahantu Imana yadukuye. Ku igihe cyarageze nyoboka kiriya kibaya cya 12 kuko kwa masasu batangiye gushyira mu kwishyuza, twayobotse kiriya kibaya cya 12 hari harimo parike. Yego. Kibonge rero yajyaga dufata tukagenda turi groupe mu mazi mo hepfo ahantu hari baracukuye amazi twahacukuye tukayasengeramo, twambaye inkweto, twambaye imyenda, usibye indangamuntu n'uwabaga aragiriwe umugisha n'Uwiteka akamuha agatelefone. Twarambikaga hariya tukahita tumanuka muri ya mazi, tugasenga tugahamagara Imana tukuzuzwa. Yewe data we, byari ibihe by'umunezero, kandi reka nkubwire si biriya bihe gusana n'isaha umuntu utindanye n'Imana, n'ubundi biriya bihe ntabwo byigeze bitakara, aracyari nabyo kandi aracyagendana nabyo. Hariya twasengeye tudafite icyo kurya we, tudafite icyo kwambara, isi tureba tugenda duhengeza. Hari umugabo w'inshuti yanjye yitwa Felicier, twageze muri kiriya kibaya. Felicier yari umugabo afite umugore n'abana 2. Icyo gihe yabaga ari Matwari munsi y'agasoko. Jewe nari umusore nafite ahomba, Imana yarantegetse gutanga buri kintu cyose mfite mu nzi wanjye, sigara ndyama kuri shitingi. Hari undi mubyeyi witwa Mama Safi, afite icyumba cy'amasengesho hariya mwizi cyasengaga ku wa 3. Mama Safi yaraje akandagira kuri kariya gashitingi kanje, arakazenguruka avuga ati ntabwo narinzi ko abantu bagira umwuka wera, ntabwo narinzi ko abantu bagira message yo kuvugana n'Imana. Imana ishobora kubyemera umuntu akaryama ahantu nk'aha ngaha. Umva rero Mama Safi niwe wari waranteye inkunga yo kuryama mu ntebe, kuko ahandi ibyumba byari byuzuye. Hanyuma arambwira ati rero azabirobo ry'ubugari, azabinusu ujye ukoremo. Ndamuzi Mama Safi murembure, ku irembo hari igiti cya gereveri. Ni umubyeyi nukuvuga muri Imana ifite ukuntu yigisha amateka. Aho mu butayu, buriya butayu Felicier twigeze kubujyamo. Felicier ni harafite gare nuba buse narifite avoma ndamwibutse nuba Kimirongo ndamwibutse. Felicier tukinjira hari uzi ko hari inka z'umukoroneri zajyaga zizengurukamo, dusanga zataye amasi, tuhita tuyora ya masi, tuyisiga mu mutwe, turihumuri neza. Mfata inkoni y'umuhini nawe afata inkoni y'umuhini, tuzenguruka ubutayu. Reka nkubwire gusenga kw'abarokore ni ibintu biba bitumvikana, ariko na data twakurikiye byakugora kugira ngo wumve ko atoba kondo agasiga ku jisho ry'umuntu umaze imyaka 20 atareba, yarangiza imboni zishyashya zikazaho. Byakugora kumva ukuntu ukora ku nshunda ze gusa ukahita ukira. Byakugora kumva ukuntu yataye icyubahiro yari afite mu ijuru akamanuka no ku butaka bw'inyarugenge, tukaba duhamya tuvuga ko yapfuye akazuka. Twaragiye turapfukama turayibwira tuti uri Uwiteka Imana, reka tugirane ikiganiro, ntabwo tuguhangaye, urihagije mu bumana bwawe. Dushingiye kuri uyu muhumuro, urabona yari igikotoro twisize. Hari igihe iyo ndi gusenga jewe nyibwiza ukuri, iyo ngiriwe ubuntu ikambwira iti ngaho vuga numve, ndayibwira kandi sinjya nca ku ruhande. Narayibwiye nti iki niki warakivuze, wambwiye urugo rw'umugisha, wambwiye abana se, wambwiye aho gukuba se, wambwiye ibi n'ibi. Rero naragenzuye sanga yose n'amadeni wari umfitiye. Kandi umugabo y'amadeni amubanye menshi aca inyuma ya botike kugira ngo ba nyiri botike batamubona bakamwishyuza. Mana nkubaze nawe wasanze amadeni akubanye menshi uranka turigenda. None Uwiteka we amadeni warundimo yose
sinahangara kukubabarira uyu munsi ntizi isaha imwe gusa ndayakubabariye ugaruke tube inshuti twongera tugirane ibihe byiza we kumponga nyibwiza ukuri ndayibwira nti niba hari amakuru udafite twebwe hano ku isi iyo umugabo aguye ndarenzaho utwatsi none mu ijuru mwebwe aho umuntu aguye yirirwa baramya bakomera amashyi mwe murakandagira tugatega umugongo mugakandagiraho ubu ko kushyize mu gaciro erega nubwo utabizi twebwe hano ku isi abagabo n'abasore twe turashyukwa tugatera akabariro tukabyara abana tukabashyira mu mugongo ndakubwiza ukuri rero twe turarya mwebwe iwanyu ibyo kurya nta makuru mufite muraguruka ni mu munezero ibizima no guhora bihimbaza twebwe hiyongeramo n'akantu k'intambara ko gukubitwa amacumu n'abadayimoni abanyashidodi bagahora batujomba ibikwasi ndayibwira rero aka gasuzuguro tube tukagendanyemo gakeya gira ibintu hosha agira ibyo acyaha agira umuraba cyaha nawe unkurikiranye hagira umuraba data gucyahira hagira imbago zari zarasibamye data zisibure hagira ibirarashyiraho naje gusanga umugisha wose wacu ufitwe n'abantu. Zakayo urimo urinjira mu rusinga ndi kurwumva urimo urashya ndaje nkwereke naho hanyuma yuko rero mwisiza amase wowe n'umuvandimwe ubwo ibyo ntago yabirebye urabivuga ndabikurura Imana yaje kubasubiza irabumva yarababererekeye irigenda byagenze bite twaje kuvaho n'ubundi komeza kuduhonda hari umusozi vugiraho hari umusozi yigishirizaho hari n'umusozi subirizaho twari turi mu ishuri rero bukeye numva ntago nabyihanganira imvura yari iri kugwa nta hantu nabaga nirariraga mu byumba by'amasengesho Damascene hariya kwa Aroni arabizi iruhande rw'umunara ndamuzi narinjiraga umbonye yagira ngo nje gusenga nkahita ninjira nkiryamira nabyukiye hariya mu kibaya umukobwa uri kuri reception yarambaza ate se ufite 500 icyo yari 500 mu kwinjira ambwira ni ntayo ufite ate se urasenga imvura iguye naho bwitaguye cyaba ari ikibazo naragenda apfukama mbwira Imana nti ibyo wavuze ni byinshi narabyumvise ariko ndashonje kumara imyaka 2 n'amezi 4 urya rimwe mu minsi 3 inzara ikageraho intura hasi mu giporoso mu igaraje rya Rutaremara nkagarura ubwenge bambaza ngo rwaye igicuri inzara nari nyizi nageze aho ncira amacandwe y'icyatsi nageze aho umuntu ambaza amazina nkayibagirwa nagize aho nyoba nkava nkaha naringiye mu gakinjiro nkahita nyoba nisanga nko ku Murindi nageze aho mpura n'abantu bafite ibyo kurya nkatangira kubisengera ntibyibura hagira ikijumba gitakara ngitore ariko data ajya yumva gusenga kwabera reka mbabwire data yanga icyaha gusa ako kantu gasubire mu data yanga icyaha gusa navuye muri buriya butayirambwira ngo uhereye umunsi nkuye inzara ku munwa wawe hirya yiriya universite y'abadive nahasanze igiti cy'avoka n'ubu kiracyahari bahubatse inzu ku ruhande Imana irafasha ntibanagitema nahatoye avoka 9 nzitwara mu gikoti nambaraga izavoka naziriye ukwezi kuko uzitariye rimwe zahira rimwe kandi ntiwazirya ngo zimare rero avoka iyo ushyize ku isima ntago ipfa gushya iyo ufurebye niyishya vuba izavoka nkabanza nkiyeranja ku buryo bw'amazi buri saa sita agapande mbona sunitse iminsi rero ubwo buzima bw'uruzerero nza kubuvamo urumva nza gushaka n'ubundi buhamya shaka umudamu mwiza muririmbye muri korali mu bibare hariya kuri ADPR mu ijwi ry'impanda Imana idukorera ubukwe ku 600 y'amanyarwanda cyane nabwo n'ubundi buhamya nabonye Imana Theo reka nkubwire nabonye Imana ufite amaseri bivaho ndabyara imfura yanjye ya mbere bimwe ngabarozi bararoga baratekenika cyane madamu wanjye ndayimaraho iminsi 5 isuhira ameneka umwana yanga kuza mpamagara mama Antoinette uriya mu mama Speransia ukina amafilime yasenze isengesho ry'iminota 8
madamu wanjye ahita abyara. Imana ishimwe. Narabibonye. Noneho icyo gice rero urumva nari nkijijwe. Nibwo na Imana yahise inyinjiza noneho ku ma YouTube. Ariko inyohereza imbwiye ngo hari abajya baza gutata umudendezo w'abana b'Imana mu rusengero. Yego. Bakajya kumena amabanga y'ibibera ku gatuti. Ngutumye kujya gutata imikorere ya Satani, ukwikora ukwigenda byose, ibyo uzajya ubona hariya ujye uzubibwira ubwoko bwanjye. Za ndirimbo najyaga nkora nambaye ibishenete n'ibirinete bimeze nk'iby'ibigori, burya nabaga nuzuye umwuka wera. Naraje ndabatata, mbona abapotere bakoresha imbaraga za gipfumu. Niboneye abapasiteri b'abajeti b'abapfumu. Niboneye umwe wankoze ku mutwe twicaye hano muri ararume twari twicaye hariya. Mu gitondo njya kwiyahurira ku ruganda rwa Rufa Cables. Madamu wanjye yabaha ubuhamya. Nabyutse saa 12 za mu gitondo ntaza aho ngiye. Umwana wanjye w'ifura arambaza ngo ugiye papa, ndamubwira ngo ngiye aho ngomba kujya. Naragiye ngera iruhande rwa Rufa Cables hariya munsi ya Carnegie University muri free zone, nicara ku muhanda ntegereza ikamyo ndayibura. Yankoze ku mutwe gutya, wembe bayinzungu. Moto ya mbere yaraje, nyiteze uwo mumotari abona ko nataye umutwe arigendera. Moto ya kabiri iraza aragenda. Moto ya gatatu ingezeho. Imana ingirira imbabazi, irambwira ngo kanura. Aho kohereje ni kwa Derira, kandi ba Derira banogoramo amaso. Imana ingirira imbabazi, icyo yanyeretse ni nimero ya telefone y'umugore wanjye gusa. Uwo mumotari ndamubwira naho navuye simazi, naho ngiye simazi. Ndabona nimero y'umudamu wanjye gusa. Wamuhamagara, aramuhamagara, aramubwira tubone umugabo wanjye muzana. Twarenze iwanjye twaragiye turaharenga. Tugarukira mu gasima k'imusava abahazi turenza akarara. Madamu aramuhamagara aramubwira ngo ese nimurahagera, aramubwira ngo twaharenza, aramubwira ngo subira inyuma. Madamu niwe wankuye kuri moto andwaza ukwezi kurenga. Ubwo si cyo ntabonyemo mu mikorere y'isi ni ikihe kirimo. Abashatse kunjyana hana dukora ibi ayiwe. Data aramagararaho arambwira ngo dore agahena ari naraguhaye kama hip hop, agahena ari naraguhaye kama filime, agahena ari naraguhaye ko kwirwambaye ibikabutura n'ibishatu ugenda uzuguza mu muhanda, ako gahe kararangiye. Irambwira ngo urumwa itorero ryanjye na ADPR. Nije muhanzi wajyaga muri studio nkakora indirimbo ngasohora indirimbo. Umushumba wanjye abizi, njya kwigaburo bakama icyemezo nkajya mu ivuga butumwa. Ariko abeshi ntago bari babizi. Nyine ni wa muntu uraho urusaku ngutwika ngugira gute. Ariko Imana ikurikirana ijambo ryayo ibihe ibihumbi. Nibishoboka ko Imana ishobora kugukuraho amaboko mu gihe kubonamo ko icyo uzakora kitarajya hagaragara. Ibyo bihe rero mbinyuzemo, kandi mbinyuzemo bihagaze. Ninjiye rero mu gice cyo gukorera Imana kugera ninjiye mu nda y'isi. Mu yandi magambo umaramaje gukorera Imana. Nukuvuga ubu kuntu bimeze, kubera ko mfite message nyinshi Imana yampaye. Kandi izo message ngomba kuzinyuza mu bihugu bigeze kuri 17. Nukuvuga ngo ngiye kuvuga Yesu Kristo wapfuye akazuka. Kuko nge nasabye Imana ibintu bibiri. Nyiri umusore narayibwiye ngo uzampa umudamu utinya icyaha n'igisa nacyo. Nshyiraho utuntu tubiri, ndavuga ngo ariko bibaye byiza yaba ari umukobwa ufite ubumuga bwo kutabona, cyangwa se akaba ari imfubyi ku babyeyi bombi. Kuko nge numvaga nshaka umudamu nabera nk'umubyeyi, noneho ku buryo ku munsi w'imperuka
Imana izubura ikidosiye bagasoma, niba umwavoka wanjye ari hariya n'ushinja ari hariya, bagasoma, ariko mu gihe cyo gukatirwa umwavoka wanjye akavuga ati ariko murebe no kuri dosiye y'umudamu we. Imana yareba muri dosiye y'umudamu wanjye gusa ikahita ivuga iti rero ibi byo ndabyirengagije, ni mu mwinjiza byibura mu mwicaza inyuma, ariko nageze ariko muri muhe. Icya kabiri nasabye Imana, kubera ibyo umuntu aba yaranyuzemo byagiye bitubera ishuri inshuro nyinshi. Mu gihe Imana ikintije ku mwuka wayo uyu duhumeka, ikamba n'umwuka wera, Theo, nubonaho nicaye ntari kuvuga Yesu, ndashaka inzira zose byacamo, kandi Yesu yamaze kuzica ziri munsi ni nyinshi, ngiye kuvuga Yesu Kristo wanjye kuko naramwiboneye. Ikindi si yose nayitindaho, uvuga ngo abatarabona yaranyigishije narayibonye, ariko Kristo we kuzuka n'ubugingo. Zakayo, abantu badukurikiye barakumva ibyo uvuga bifite ireme, ariko hari ikibazo numva nshaka kukubaza nk'umukozi w'Imana. Utubwiye amateka, ibihe bitandukanye, ngewe rwose ntakwiyemeyeho, wenda abantu bashobora kuvuga bati aba bantu ni ibintu bapanze, birashoboka kuko ntago turi hano kunezeza abantu, ariko ntituri na hano ngo abantu bajye mu kibazo cyo kwitwibazaho. Hari ikintu rero wavuze uti twarasenze, twazengurutse umusozi, Imana yaradukubye, twabayeho muri iyi situation. Ubwo impamvu abantu babonana tuje, ubwo nahise nibuka ibintu byinshi byaturanze muri ariya mateka. Rero kubera ko twagiye duhagarara imbere y'abantu batandukanye, turazwi, icyampa Imana ikadufasha tukazasoza neza. Niki uri kubona mu murimo w'Imana, ubona abantu batangiye, ubona ko bafite intego yo gukorera Imana, ariko bikarangira basoje nabi bamwe muri bene data twakoranye umurimo w'Imana? Icya mbere, hari abantu Imana yahamagaye ibaha ubuzima nkene, irangije ibashyeshyengera muri ubwo buzima. Hari abantu Imana yigishije gusoma, ariko icyo basomye cyanditse hariya ntibamenya icyo gisobanuye. Kirabisobwa. Bariya abantu rero bategekewe igihe, kuko Imana yohereje abarimu benshi ariko banga kwiga. Ikindi cyiciro rero cy'abantu ni abantu bahamagawe kandi bahabwa ubwo bubasha bw'umwuka wera n'impano z'ubuhanuzi cyangwa ijambo. Abo ngabo bo rwose Imana iheruka kuma message mpagaze ku murenge wa Ndera nko mu masaha 5 z'amanywa, mvuye gucyura umwana. Imana irambwira ngo hagarara mvugane nawe. Ndahagarara. Uri mu nzira ugenda? Ndi mu nzira ngenda. Hariya ku kiliziya ndahagarara. Imana inyereka abantu bari ku ruhimbi bari kuririmba kandi ari benshi. Inyereka abavuga butumwa bari kuvuga Imana neza. Intungira urutoki irambwira ngo wabibonye? Ndavuga ni urabona ukuntu abantu bari gusimbuka? Ndi kubireba. Irambwira ngo baravuze ngo ariko sinabumvise, ngo ahubwo ngo ari amashyi abantu babakomeye nari amajwi yabo bita ko ari meza, ngo biriya byose byumviswe n'ibicucu byaho bari bahagaze, ngo ariko jyewe Uwiteka Imana sinigeze mbimenya. Ndabibwira ni kandi mbona bari gutera haleluya. Ntago wikanze? Birumvikana urikanga. Ndabibwira none se, irambwira toya ngo basigaranya agasamusamu. Kera habaye. Irambwira ngo ariko ngo mpagurukije abandi bavunye, ngo kandi ndabahagurukije cyane,
ngo kandi ndabahagurukije cyane, ngo cyane. Abantu rero bahawe impano zo gukoresha zo mu buryo bw'umwuka wera, barangiza bakarenzaho ijambo ryitwa akanyenyeri. Akanyenyeri. Imana yarambwiye ngo bategekewe igihe, ngo kandi igihe cyabo ngo kiri gushira ngo nk'urufuro rw'isabune. Naratashye mfata ifuro, ndafura mfata ifuro ndishyira hariya kugira ngo ndebe igihe ricayukira. Mu gahe gatoya rya furo narebaga ryahise rishira. Ndimo nsoma message y'umuntu uvuga ati Imana iguha umugisha nabyaye. Haleluya. Abo bantu barahari. Noneho ikindi, Imana yeruka kuma amakuru inyereka ndi kubona hari igishyitsi kimwe kigenda mu kirere, mbona igishyitsi kiguye mu butayu. Ngiye kubona mbona icyo gishyitsi aho kiguye aho cyashibutse, ahubwo mbona ubwo butayu burafatanye, mbona itaka rirafatanye. Nitegereje mu gice cyo hakurya, mbona hari abantu baheze muri bwa butayu, wari umucanga, mbona wabaye umusitwe. Mbona ahubwo hari abantu noneho barimo hagati, bafatiwemo aho hagati, kandi n'amaboko arafashwe. Ngiye kubona Imana irambwira ngo reka nkwereke rero uwabafasha ahantu ari. Ngera mbona manutse ahantu hari umuhanda, noneho mbona hari igisima cy'ikibeto, ibi bya wasaka bajya bubura bagakora amazi, bakongera bakubika, bagapfundikira. Ndacyubura manukamo, manuke sekariye 6. Ngezemo hasi nsanga harimo abadamu 2, kandi buri mudamu mu iburyo undi bumoso. Hagati yabo harimo inzoka itagira ishusho, ariko inzoka iva ku butaka ikagekoza umutwe mu gicu hariya. Kandi buri mudamu ameza ahagazeho dore bayajatiye gutya, barayafasha. kandi hariho ikibase kinini cyane. Bari kunywa amaraso, bari kunywa amaraso, bari kunywa amaraso, bari kunywa amaraso, banywa amaraso. Yewe Yesu we, Imana irambwira ngo hariya amaraso ureba nayo abakobwa bari gukuramo inda, ngo kandi ariya amaraso bagiye kuyabazwa. Ntungira urutoki, irambwira ngo do buri torero ryose dodore tidore nahariya barimo, nahariya barimo, tidore nabariya, tidore nahari, tidore nahari. Inyereka no mu Basilamu navuyemo, tidore no mu Basilamu barimo. Irambwira ngo aya maraso uru n'urubanza rutazigera rucika, kereka ngo igihe bazafata igihe cyo kwijyana ngo muri ribu bakitangira ikirego. Kandi zaba bikomeye ngo uko kwitangira ikirego mukagaragaza naho izo mpinja mwagiye muzitaba, kubera ko ngo ari amaraso muzayabazwa. Ngo kandi nimumara kwitangira ikirego, Imana yarambwiye ngo ntabwo bazabafunga, ngo ahubwo muzahabwa imbabazi. Ngo noneho muzajye mu matorero yanyu muhagarare hehe ku ruhimbi, mwature umushumba waho mubarizwa abarambikeho ibiganza, abasabira Imana imbabazi. Ngo nibwo muzanesha, muzahabwa imbaraga, kandi imbaraga z'umwuka wera. Ngiye kubona mbona Imana irambwiye ngo nzabwira abakozi bayo ngo aya maraso abari imbere, ngo harimo abakozi b'Imana bari gusiga abantu amavuta ku gahanga. Nagiye ko mbona haje uruntu rumeze nk'urubinika, twatubinika twa kera bajyaga bashyushyamo n'ibyayi, mbona barakazanye basutse amavuta ajya kumera nk'ubuto. Noneho uwo mushumba nabonaga mbona afashemo asizeho gutya ku gahanga. Umuntu asizeho hano ku gahanga, mbona ahangaha hahise hazamo uruntu rw'urukashe. Imana irambwira ngo aba bantu muri gutamba amaraso yabo muzayabazwa, uko mugenda mubatamba. Imana irambwira ngo ariko ababanye nanjye nkabahishira mu buntu bwanjye, ngo abo ngabo mbahaye indi minsi, kandi mbahaye imbaraga zo kubasha gutambuka, ngo aho abandi bananiwe gutambuka. Ngo kandi hari ibindi bikombe byinshi ngiye kubarenza mu gihe kigiye kuza. Ngo kandi hari umutaka, kandi ngo hari umwambaro, hari umutaka, hari umwambaro, hari n'inkweto abo bagiye kugenda bafite. Imana irambwira ngo nguhaye kunesha, impa imbaraga nkubita abadayimoni, yaba se babadamu cyakiyoka bapfuye mbareba
batabwa mu nyanja y'amazuku. Teo, umuriro narawiboneye. Maze kuzamuka hamwe twamanukiye, sanga wa musozi ugoswe n'igicu cyera, hari urwego rwa zahabu. Baba we, Imana iravuga ngo ninzamuke, nahuriye n'akana k'agahungu nk'akamezi 8, turazamuka turenga iki kirere turebesha amaso, tugera mu kindi kirere aho utabasha kureba ku isi. Noneho uko tuzamuka ikirere cya gatatu, nangira kugenda nakira izindi mbaraga, nangira kugenda nakira andi makuru, tugera mu kirere cya gatandatu, tugera mu kirere cya 7. Icyo kirere nakirebaga nko muri metero hejuru yanjye, numvaga mbona imirabyo, mbona inkuba, numva amajwi nigeze numva mu buzima bwanjye. Ngiye kubona mbona icyo kirere kigoswe n'abagabo b'abamarayika basa, bafite inkoni zigondoye, inkoni zikoza umutwe mu ijuru, inkoni ikagera ku butaka hano ku isi. Ngiye kubona mbona hakubise inkuba 7, hakubita imirabyo 7, ijwi rituje ricamo hagati, riravuga ngo nimubwire wa mwana avuge ngo Imana ishimwe. Wa mwana muto yaravuga ngo Imana ishimwe. Akivuga ngo Imana ishimwe, numva sinamenye ukuntu yagiye mu ijuru. Reka mbabwira, ijuru rirahari. Sinamenye ukuntu yagezeyo, sinamenye ukuntu nagiye kumva, numva bari kuririmba ikorasi ivuga ngo tuzabona batubanjirije. Iyo numva ikorasi. Noneho bamwe muri ba bagabo batugose basa neza, dusa nabi we. Imana izatwambika uriya umwambaro w'igitare, umubiri udapfa. Noneho ntago bafite amaguru ngaya yacu, b'iki gice cyo hasi n'umuriro baraka, nukuvuga umuriro nka kuri ubona ibyo gajuru iyo bihagurutse. Umuriro, iki gice cyo hasi n'umuriro, bose n'umuriro, abo bahagaze bari pose. Ngiye kubona mbona haje indi groupe iturutse mu birere 4, abamarayika 7 baza bavuza impanda, barabisikana bavuza impanda, barongera barabisikana bavuza impanda inshuro 7. Mpagaze ndare, mbona umunezero, mbona babagabo bose bahise bishima. Ngiye kubona mbona haje abandi bageze kuri 7 nabo baturutse mu birere 4, noneho bo baza bafite inanga, baracuranga. None uko bacuranga n'abandi bakavuza zana, bavuza bakirana. Numva umunezero, mpita mvuga ntago ndi buhave. Habakubise inkuba 7 nanone n'imirabyo 7, ijwi rivugira hagati riravuga ngo uwo ni mumwambike mu muyinkoni asubire kwisage kurwana. Banyambitse umwenda ntago ndawubona, nawubonye mu ijuru. Banyampaye inkoni yigondoye, ivuga ijuru mba ndyumva cyane. Bama Yesu, umbareka ngubwira ijuru rirahari. Tuve mu mazu ni nakawunga z'i Kigali, ijuru narebyeyo gatoye. Baranyambika imyenda y'icyuma yo mu mazahabu. Noneho wa mugabo arambika ikiganza ku mutwe wanjye, arambwira ngo nguhaye ububasha, dore ugiye kubayobora nguriye. Aratubwira ngo uriya ni marayika Mikayeli. Ngo wari umuzi? Ndavuga ntabwo nari muzi. Dore nguriye, uriya ni we ugiye kubagenda imbere. Wa musozi mwazamukiyeho wari ugoswe n'igicu cy'umweru, hajemo ubundi busitani bwiza bunese. Mugiye kubona imbwa z'ubururu zigiye kubupfupfunyukamo. Ziriya mbwa mujye muzikubita inkoni. Inyuma yanyu hari ekipe ishinzwe kurundanya ayo mabango. Tere do bevope, kandi ayo mabango agiye gucanirwa rimwe. Turamanuka rero, uko twazamutse nuko twamanutse ntabwo bihura. Twamanutse donc isegonda rimwe mu Bushinwa, irindi segonda nkaba ngeze muri Amerika, irindi segonda nkaba ndi muri Afurika. Tukigera mu kirere cya wa musozi, muzenguruka ikirere, nabonye imbwa z'ubururu zidafite imirizo ziri gupfupfunyuka mu busitani bw'iriya parike we. Imana turinde izo mbwa z'ubururu. Wa mugabo tujya imbere,
ndamubaza ni none se izi mbwa ziri kuva hehe? Arambwira ngo ziriya mbwa se ntabwo uri kuzibona? Arambwira ngo jya usoma ku gahanga kazo. Ndasoma nkasoma ngo ubusambanyi. None se ririya ni izina rye? Ti atari amazina mu bahamagara ku isi, ariya ntabwo twe tuyazi. Izina ry'umuntu ni rimwanditse mu gahanga. Mbona ngo ubusambanyi, umujura, ishyari. Ndamubwira none se kuki bataje ari abantu bakaba baje ari imbwa? Irambwira ngo bari ku isi bambaye umubiri ariko bamaze guhindurirwa stati. Dore ibibaranga n'ibiriya. Imbwa rero zarakubiswe, imbwa ziri gukubitwa, imbwa zigiye gukubitwa, rato bevo zigiye gukubitwa, aho zikandagiye zikubitwe. Yesu we, uyikura muri bu yahageze, wiba yahageze, winjira mu rusengero uje kuroga bahageze. Umwuka wera agiye kongera guturumbura abantu mu rusengero, bongera bagaragaze ibyo korosaho. Imana igiye kuzana umutima ukomeye n'ibuye bivugwa n'ibiharamagara. Hanyuma izo mbwa zarakubiswe, imbwa yose ihinduka ibango. Ubwo se kurundanya amabango, isegonda rimwe babaga barundanyije nk'amabango nka miliyoni. Imana irambwira ngo do iyi nkoni yangira banguye kandi igiye gukubita. Ndabwira none se nta torero i Kigali wanyereka riyobowe n'umuntu ukomeye byibura twahungiraho? Atumwapotere wari ukomeye rero i Kigali, reka mukwereke ibi nkubiseyo. Irambwira ngo hagarara ku muryango. Mpagarara ku muryango, iteraniro riba rirarangiye, baba barasohotse. Mu gusohoka hasohoka abakobwa, hasohoka abadamu, hasohoka abasore, hasohoka abagabo, bose bahagarara ku muryango. Imana irambwira ngo kanura urebe. Mo hagati yabo haturukamo umusore. Uwo musore yari afite ibintu bitatu. Yari afite kashe, afite marikeri, afite n'intuza marikeri y'ikaramu, afite na kamera. Ariko iyo kamera ikagira n'ahantu yoherereza ibyo amaze gufotora. Nagiye kubona mbona abanje gufata cya gikashe. Uwasohokaga wese amuteraga kashe ku gahanga, amutera kashe ku gahanga. Kandi uwo yateraga kashe ku gahanga ati uyu mwapotere aradukorera. Ni kandi ari icyitegererezo mu bapotere bo muri iki gihugu. Ati ye ni icyitegererezo, atari ko si icyitegererezo cyanyu, ni icyitegererezo cyacu. Ndamubaza kuri kubashushanya ako karongo, ati tegereza uraza kubibona. Nahise numva afashwe n'umwuka wifuhe muri ayo makuru. Mpamagara data ndamubwira nti yewe Uwiteka we, ibintu uri kunyereka birandemereye. None aba bantu twemera ko bakomeza kurarama, ese niwe bari kureba? Imana irambwira ngo oya, si jewe bari kureba. Atamaso yabo, umutima wabo uri mu kirere cy'isi. Ati dore nahangaye imitima yabo yahereye. Ngiye kubona mbona wa mugabo arabafotoye, ajya inyuma y'ahantu hari, nabonaga hari ibintu by'ibibogisi nka biriya byohereza nka vandarateri niba atari wireless mu rusengero. Noneho akazafata ya mafoto arayohereza. Bamusanzeyo ndamubwira nta mafoto uri kuyohereza hehe? Arambwira ngo ibyo ntibikureba. Ngo rega bari abantu bahinduwe. Mu kugaruka rero nateye hejuru n'ijwi rirenga, ndavuga ni yemwe bantu musohotse muri rusengero mwe, nimwumve uvuze induru kuko Uwiteka avuze ubugingo bwanyu bwamaze gutambwa kandi mwashyizweho ikimenyetso cy'inyamaswa. Imana iravugana nanjye ko mwashyizweho ijisho rya kabiri. Aho kugira ngo banyumve bose bateye haleluya bakirebye hejuru. Uwunamukaga areba hano ku isi hahandi baciye akarongo, bameze nk'ababatwaye ubwenge. Uwarebaga hano ku isi yahitaga agira ijisho rya kabiri, ariko akiso gatoya kameze nka zambwa zitwa wolves. Akajisho kajya kumera nk'icyatsi. Imana irambwira ngo dore abureba nta maso y'umwuka bafite. Ngo kandi ibyo wababwira byose ntabwo babyumva. Ngo ese we mwapotere warumbajije. Zakayo ukiri muri uwo murongo, ngewe ntago ndi umuhanga cyane mu bintu by'Imana, ariko dukeya yamishuriye
tunyemerera kumenya uko nitwara muri iyi minsi. Urabona ko hari debate mu bakozi b'Imana, mu bahanuzi, mu bavugabutumwa, mu bapotre, mu babwirizabutumwa. Buri wese arimo ararwana urugamba rwo kwerekana ko ari we ushoboye, ko ari we Imana yemera. Hari n'uwo utakwita potre byaba na ngombwa ugakubitwa, hari uwo utakwita profete mukaba mwarya ingumi. Hari ikiganiro mperutse kubona mu minsi ishize kuri canimwe, ubwira umwe muri bene data uti nyamara gororoka, dore caha, dore bigenza utya, ati ariko kuki utashiraho ko ndi profete. Mbona ni ibintu bikomeye, ariko wenda ibyo ni ibisanzwe. Ntago ndi bujye kure, nanjye iransura. Sintinya kuvuga ko bamwe mu madini amwe n'amwe hari abantu bacishije imbaraga bari gukorana nazo binagaragarira amaso y'abantu. Uyu munsi urakebura abantu uti nyamara Imana ibashaka muri uyu murongo. Niki gikomeye uri kubona cyamaze gufata indi ntera mu murimo w'Imana muri iki gihe cyacu turimo muri iki gihe? Ese abantu bakitwara bate? Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakemera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo icyakora abayoborwa n'umwuka ni nabo bana b'Imana. Ukunda Imana niwe umenwa nayo. Uyu munsi Yesu yahindutse business, yahindutse igicuruzo. Urahamagara umukozi w'Imana uti ngwino usengera, ati nta transport, ohereza ya moto, ohereza taxi voiture, deni ukabona ko ibintu bikomeye. Ese aho ntibigiye kurangira icyari ugusenga noneho kibaye amaduka? Urabibona ute muri iki gihe? Amakuru mfite rero njyewe Imana yampaye kandi yuzuye, abantu batindanye n'Imana ntibayivugire nka soniteke, ntibayishushanyirize inzira, bakarinda ubuhamya bwayo mu by'Imana yabahaye. Abimana igiye kugendana nabo. Ariko hari ikindi gice cy'abantu. Urabona YouTube kubera Yesu yabaye igicuruzo, kandi si na YouTube gusa. Jewe meruka kujya ahantu nicaye mu rusengero inyuma kumweba wagiye kwishakira imbaraga. Uwari uyoboye gahunda, je nitegeka Imana yashyizeho nyiva muri Isilamu. Uruhimbi rwa mbere narwicayeho ndi umusilamu, Iserafati kwa Gerard yari munsi y'umurenge wa Kimironko. Ni itegeko aho nakwicara hose hari umwuka wera, bajya kunyicaza ku ruhimbi. Batitaye ngo naje nambaye amakoti cyangwa nambaye ipataro imeze iti. Ariko uwanyicaje ku ruhimbi we hari amaso y'umwuka wera yari afite. Haje kuza bene data babiri b'abakozi b'Imana bambaye nk'uko Imana ibigena. Deni byakunze byemeye. Noneho bagenda babicaza hirya yanjye. Haza kuza mwarimu kazi w'iryo torera aho hantu, nawe yicara iruhande rwanjye. Mu kwakira abakozi b'Imana ntabwo yamaye mikoro, ahubwo yaravuze ngo ese uyu nguyu mwaba mumuzi? Batuye turamuzi n'uwacu. Arangije ahabwa ati gese nari muzi, ariko nta kibazo. Mbere yuko yakira abakozi b'Imana yabanje kwigisha, ashyiraho ikorasi. Ati rara abakozi b'Imana badasanzwe Uwiteka twoherereje, sawa, barabakira. Mu kunyongorera yampaye iminota 15 yo kwigisha. Ukora nifitiye n'ubundi gahunda kinyoni, ntabwo areka nigire mwibuye. Mu gusohoka nawe turasohokana. Arampamagara ati buhagaze gato yatuvugane.
ati nibyo koko ufite ijambo ariko ntugaragara nk'abakozi b'Imana. ufite ijambo ariko uko wambaye ntago ari byo wakoze. Ufite ijambo ariko ahita gusenyera aho ngaho. ntugaragara nk'abakozi b'Imana. Arambwira ngo hari ijambo wabeshya abantu, wababwiye biblios kandi wari kubabwira biblos. Ndababwira se mvuze bibliothèque ndakavuga bible ndakavuga biblios ndakavuga biblos ngo ke ngo ndabyumva. Ikindi si ukuguca intege, ufite amavuta y'Imana, hari igihe wazazamuka. Genda ushaka, niko yambwiye mu ijambo rye. Arambwira ngo shaka agashati keza, ushake n'agapataro gatitira, kugira ngo nibadafashwa n'ukusa bafashwe nuko wambaye. Donc ukusa bibafashe, nibatafashwa n'ibyo bafashwe n'ibyo uvuga. Yesu we, numva ndababaye, numva muri jye ngize ikidodo. Ubwo biturutse aho ngaho. Satani yinjiye mu rusengero, ariko nemera ko iyo hari pirate original nayo ibihari. Reka nibwirira abantu bakurikiranye iriba ryera. Ubu ahubwo buriya iyo ku mupaka hakajijwe umutekano nibwo forode zinjira neza. Yego. Igihe twinjiyemo biradusaba gusenga, kandi tugasenga dusengeye data mu kuri no mu mwuka wera. Kuko namaze kumenya ko imodoka igenda kubera umwuka uri mu mapine, igare nuko, moto nuko, nanjye akakuka ndi kuvugisha nukubera ibombo ni Uwiteka ikiri muri jewe. Yego. Dusengere data mu kuri no mu mwuka wera. Ariko ndagutangariza, niba waramagawe na Satani ikaba ariyo yakuzanye kuri YouTube kuza gusenya umurimo w'Imana, mbaye nguhaye ntashyo hakiri kare. Mugiye gukubitwa n'inkuba zitagira kuzuba rye hariya ni sirikwi. Imana igiye gusuka ububyutse muri iki gihugu ku bantu bayirindiriye igihe kirekire. Abantu bafite umwuka wera bagiye guhinduka abantu bo kwifuzwa, ku buryo gusa kugira ngo ujye umubona nagusuhuza, nakubwira ngo amahoro ya Yesu agendane nawe, wumva ujyanye toni y'umwuka wera, wumva ujyanye ibindi byiringiro, wumva ujyanye ubundi butabazi, wumva ugendanye ubundi bubasha, wumve muri wowe hari imigezi y'isoko y'amazi y'ubugingo iri kududubiza muri wowe. Mucungira aho ngaho, badusenye, dufate umurongo natwe wo kuvuga Yesu Kristo apfuye akazuka. Babinegure, babisebye, babisokoje uko byogoshe. Data niwe nyiri umurimo. Bibiliya yarambwiye ngo yatangije umurimo hagati muri twe, iyo ni nayo izawusohoza. Pawulo arababwira ngo kandi si ibyo byonyine, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Arangije baramubwira bati ariko nta kawunga ntanza. Arababwira ati mutuzi ibyarinda mu yanjye. Nanjye nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagera ari bwo kuronka Kristo Yesu. Ngo ndetse ibyishimo bitekereza ko ari amase. Baramubwira ngo bazatwica. Arababwira ngo ubundi kubaho ni iki? Kubaho ni Kristo, kandi no gupfa ni inyungu. Arababwira bati ibyo bintu ntitwabyishoboza. Arababwira ngo mushobozwe na Kristo uduha imbaraga. Niwe wenyine uzajya utwihera imbaraga tugaterera. Murakoze Zakayo, Imana iguhe umugisha. Ni ubwa mbere twakiriye ku iriba ry'Abera TV. Imana iguhe umugisha kubw'ubuhamya, impuguro. Hanyuma ndagira ngo tubwire abantu badukurikiye bagenzura imisengere iriho ubu, bagenzura ibintu biri gukorerwa mu madini, bagenzura ibintu bamwe mu biyita abakozi b'Imana bakomeje gukorera abantu b'Imana. Nanibutsa ko bene data dukorere Imana nk'abazabazwa ibyo dukora. Muri iyi minsi tugana ku musozo ndimo natinya ibintu bibiri. Umuntu wa mbere ndi gutinya ni umuntu uje avuga ngo ibumpaye nonaha, nari ndyamye irabumpaye, iri joro intumye. Mu buzima ntinya umuntu uzi uvuga ngo irantumye, sinjyeho ngo nkwiyemereho, ndamutinya n'Imana irabizi. Ariko wasubira inyuma wabigenzura ugasanga ntabwo ariyo. Noneho uribaza, niba umuntu atinyuka kubeshyera Imana yo mu ijuru yamuremye, ese umuntu yatinya kubeshya ninde? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, umuntu wese aragira ati ngewe irampagurukije, ninjye muhanuzi, ninjye poso, ninjye kirakitu, ninjye kizigenza, muceceke irampagurukije. Ariko wajya kureba neza
ukibaza ni inzara ibimuteye, ni ikibazo cy'ubushumeri, ni ukubura aho kuba. byose birimo. Aha, ndagira ngo umpera abantu message tunasenga, hanyuma uzongera uzo tubwire noneho ijambo ry'Imana rikuri ku mutima. Yego, ntabwo watanga icyo udafite. Yicuruza ifu usa n'ifu, urakabyara. wacuruza amakara ugasa n'amakara. Yesu aravuga ngo nibabona ingeso zanyu nziza bahere ko bahimbaza so mu ijuru. Ntawe usoroma avoka ku ndimu, ntawe uvana iteke ku icunga. buri gihe n'igihe cyacyo. Reka mbabwire ibintu bibiri. Nimuve mu mudabagiro, nimusenge, kandi musenge bya nyabyo. Mwegere Imana izibahishurira iby'imisi n'ibihe twinjiyemo. Icya kabiri, icyo wafashe, ijambo wamize, nturiruke, rigumane. Iryo niryo uzabyinana mu gihuru, niryo uzabyinana mu itanura, niryo uzabyinana mu rusengero, naho ibindi byose ni amabati. Basengere. Uri data wa twese mwiza. Amen. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ni ukuri uwumva amagambo yanjye akizera uwantumye ntazapfa, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Abantu bari badukurikiye, banza ubahe inkoni y'ubutware y'ubugingo. Amen. Uko naje gusanga ibintu byose bishira, ugasigarana n'umuntu mu bugingo. Imana ishimwe. Data wera, urinde igihugu cyacu. Amen. Urinde abana bacu. Amen. Urinde itorero ryacu. Hallelujah. Urinde imiryango yacu. Hallelujah. Urinde inshuti zacu. Amen. Witeka we, igiti cyose utateye mu murimo wawe ukuremo, igiti cyose kibyiyitirira urandura ukuremo, iby'urukungu n'amasaka ukuremo. Data wongere ufumbire data, isoko yawe ikomeze idudubize, ijambo ryawe rigwire mu banyamahanga, kandi ubutumwa bwawe bwogere hose. Sabiye umugisha buri muntu wese ukurikiranye iki kiganiro, kandi umukozi wawe data ukomeze umuhagarareho. Imitego ni myinshi, yasimbuka niyo myinshi, aho mugendana hose ubutware bwawe buracyamuriho, kandi inkoni y'ubutware wamuhaye ukomeze uyikuze, kandi ikomeze irabye none n'iteka ryose. Amen. Imana iguhe umugisha, tuzagukenera uzatwitabe. Ndahari rwose. Imana ikudehera umugisha.